Rayon Sport muze tubahe 11 bagiye gukina na City Boys. Tunabwe ni mpamvu na 11 wa City Boys nabo turabafite. Turabafite cyane. Murebe. Iyi minota 2 ni mu byazo musanga. Reka twanzike rero. Rayon Sport uyu munsi irakina saa 9 mugere kuri Kigali Pele Stadium muze kureba match yanyu. Hanyuma umutoza muri iki gitondo yahisemo ko abakinnyi batari kuri feuille de match, donc batari muri babandi bakoreshwa 18 ndetse n'abakinnyi bakikira imvune bagomba kuba bari mu myitozo mu Nzove ubu bariyo rwose bakaba bari gukora. Hanyuma abasigaye bari bizuze ko bari kuri feuille de match, ngiye kwabwira 11 bari bubanzemo n'impamvu umutoza afashe icyemezo cy'uko ari bo babanzamo. Mwizamu barafatisha umuzamu witwa Patrick. Uyu ni umuzamu w'umunyarwanda wavuye muri Kiyovu. Yego. Ni umuzamu bakwe muri Kiyovu, akaba ari umuzamu bahisemo guha chance kuri match nk'iya City Boys, ikipe ikomeye cyane kugira ngo nawe barebe urwego rwe kameme nta yindi nyine yazakina. Tubyihutemo ruga. Kabiri harakina Kabange. Gatatu harakina Ganijuru. Umutima wa defense harakina Rushema Chris, arakina na Likau. Abantu babyumve neza. Burya ngo Likau ngo mu center back. Ngo nabwo ari nimero 6 sina nimero 8. Banifega yaje muri nimero 6. I Burundi ubwo yakinaga muri la equipe yaje kuvunika abakinnyi ba mediateri. Ngombwa ko amwigiza imbere ari kubone ni mwatsi. Yego. Hanyuma muri mediane kuri 6 harakina Emma Brentagorama. Njya numva ngari iryo zina rye ngo ryangusoma yose nayo. Yego. Ku 8 harakina Richard Ndayishimiye. Ku 10 harakina Tony Kitoga. Uruhande rumwe rurakinwa na Basane Aziz Kulanya, urundi rurakina na Vininyu, haraza kwataka Rutaizam Fall Nganye. Hanyuma nababwira bareye yuko kuwa mbere atangiye imyitozo umusore wabo Yusudianye ndetse n'umusore Fabrice nawe yatangiye imyitozo ubari mu Nzove ntago bari bajya kuri feuille de match, ariko mwakwishimira ko mu gihe kiri imbere muri Central Defense muza kwakira kapiteni wanyu akaza kuba yabonetse Yusudianye mu cyumweru gitaha akabisaboneka. 11 rero ba City Boys tozwa na Kipepe, mwizamu yitwa Niyo Nkuru n'umuzamu, kuri kabiri ni Gakwaya Desire, gatatu yitwa Christophe, kane naye yitwa Bebeto, gatanu ni Emi, Cedric araza ko ari imbere yabo, Pacifique akunze kwita Messi araza ko aca uruhande rumwe rw'iburyo, hanyuma rw'imoso yitwa Iroko Bobatunde, hanyuma ku 9 baratakisha Maurice, ku 10 haraza ko ari kapiteni wabo umwe mu basore b'abahanga cyane akaba ari uwitwa Habimana, niwe uza kuba ari kapiteni w'iyi kipe umwe mu basore b'abahanga cyane rero uyu nguyu Habimana. Wera nko nari mbivuze iyi City Boys ikaba itozwa no bita nibizi Jean Claude wakunze kwita Kipepe, akaba ari nawe manager wa Kwizera Review ubundi. City Boys irakwanya bakena na 12 mu cyiciro cya kabiri ahiri Iroko Babatunde niwe cyane. Hanyuma yasezereye Imanzi yayindi itozwa na Rutanga, yitsinze ibitego 3 ku busa muri aggregate. Yego no ku ikipe nkuru nka APR yo none yashakaga gushimangira kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa championnat igasitara, nayo yasubisha ronge ivuga iti tugiye kongera duhure nabo. Hari ingamba bashyizeho aya ma equipe ubundi bari muri spirit yihe abameza ati uwo ngo wabonye rimwe akavuga ati twabahamije, undi akagenda avuga ati twasiteye ku ikipe twagombaga gutsinda, bibajyana bikageza kuri uyu mukino babatsinze je ibitego 2 ku busa. Icyambere APR yakinnye match ya championnat Kiyovu imaze gutakaza match 2, bari banganyije na Bugesera, bari batsinzwe n'ikipe Al Hilal. Byari ibipimo bibiri mu by'ukuri byari bimaze gusa naho byere ku mutoza Atarebo APR ko afite ibyo agomba gukosara muri equipe ye. Nekereza yuko icyo gitutu iyo pressure na gutyo kwizana kuri Kiyovu, imwe mu makipe afite meilleure defense muri championnat y'u Rwanda, ni ya kabiri nyuma Al Hilal, byagaragaraga yuko mu by'ukuri ahubwo kubera ko Al Hilal yarayitsinzwe biri kubusubira Kiyovu n'ifite defense nziza mu Rwanda. Sofa aka kanya turi kuvugana ikipe imaze kwinjizwa ibitego bike muri championnat, niyo ndi ntago ndi muri Peace Cup ngira ngo Kiyovu ni imaze kwinjizwa 11, Al Hilal byabaye 12 kuko ejo yatsinzwe 2. So APR rero mu by'ukuri ikintu cya mbere cyayigoye kuri match ibanza bitandukanye n'iyi match cyari cyo kintu cy'igitutu cyo gutakaza match 2. Mwanabonye n'ibyabikurikiye by'ibihano, sinzi ko nabyita ibihano, ni nko kumurinda pressure
ntabwo ari nk'igihano ni nko kumurinda pressure umuzamu arabanza bamwigizayo bahindura umuzamu kugira ngo baze gufata izindi match basa na equipe yatangiye navuga ngo kumva agaciro k'ibyo bagiye gukinira. Icyo cyatumye kuri match ya Kiyovu nubwo bari bazanye umuzamu mushya, ibyo byemezo izo match ebyiri batakaje uko kuntu nyine bumvaga gutsindwa na Hilali yari intego ikomeye ku bayobozi bababwa ati yaradutsinze muri Sekafa niyo borutonde rwa championa ntidushaka buri APR barabwiye ngo ntidukeneye gutwara igikombe twitwa ko twagitwaye kuko turi ikipe yabaye ya mbere mu Rwanda muzo mu Rwanda ya barabwiye ngo mugomba gutwara igikombe muri abambere mu manota apana muri abambere ugereranyije n'amakipe ngo mu Rwanda ngo Hilali yabaye ya mbere ngo ya kabiri ba Melek ngo ariko go zitari zo mu Rwanda ngo bwa APR yabaye ya gatatu nitwara igikombe kuko ari yo mu Rwanda ibyo bozi ba APR ntibabishaka. So urumva rero iyo ntego bari bayinaniwe yo gutsinda Hilali na Melek bari baranganyije batarayitsinze nubwo igitego cyabo cya Dauda bacyanze bakurikijeho kunganya na Bugesera pressure yari imeze gutya yego Kiyovu rero icyo gihe yaraje abasitaza buriya biba byiza nibyo n'umutoza wa Barca yavuze kugera ahantu mu mwuzuro wo kubabara cyangwa se wo kwishidikanyaho cyangwa se wo kwidutaho kugira ngo bigufashe neza noneho kureba imbere neza witonze. Rero ngo uku gutakaza match uko gutakaza bihagije nibyo byatumye umutoza n'abakinnyi noneho bicara basubira kuri drawing board baravuga bati Melek twanganye Hilali yadutsinda ariko turabakunganya na Kiyovu na Bugesera icyo ikiganiro none kibonaho gihera nuko ngo psychologically none ubonye aho ufatira niba urubanenga ufite icyo banenga niba urubarakana ufite impamvu yo kubarakarira yumvikana ibyo rero kureponda byagombaga kubera mu kibuga. Icyambere babonye kuri Kiyovu Sport gitandukanye nuko bakinnye ubushize cyari ikingiki last time Kiyovu Sport nk'ikipe ifite groupe y'abakinnyi bato ikintu gikomeye APR yayihaga cyari cyitwa gusohora umupira. Nuko ngo Kiyovu yashakaga guposesinga n'ubundi kuri match ya championnat cyane oya ariko baro bayitangiza muri defense bayigezamo hagati bagahita bakina imipira miremire. APR rero noneho ahantu yabatsindiye nuko iyo mipira batangira muri defense niwe pressingaga n'umutoza yabyivugiye Tareb ngo narabwiye ngo mubinjiremo mubasange mu kibuga cyabo hariya kuri linya ya mbere ya defense ntimutume basohora umupira. Niwe amakosa Kiyovu yakoreye ikosa ry'igitego cya mbere cyatsinzwe na Shaka Jibril Watara sibyo no mupira Kiyovu aba center back bawufashe baorienta ku ruhande ubundi iyo ikipe yose iri gukina muri football urabona bafite ku numero 6 asubira mu mutima wa defense iyo bafite umupira bagiye gutangira gukina hanyuma 4 na 5 bagasa n'abagiye bagafungura yego hanyuma 2 na 3 bakigira imbere nko muri mediane ariko ku ruhande aha icyo kintu rero ikipe yose nta kipe igipfa gutangira build up ngo ihite icisha baro hagati mu kibuga bakwica ntago bibaho akenshi muri build up morienta baro ku ruhande iyo morienta baro ku ruhande tubyita mu mupira ngo n'ugustretchinga equipe imaze ni nko kwikwedu ni nko kugira ngo itatanye kugira ngo ijye ku ruhande ari ijya gushaka umupira ukabona kugarura hagati kuko bahavuye aha icyo rero APR yakoze niki umutoza yaravuze ngo ahantu hose barijya make sure yuko muyikurikira ntisohoke muri iyo ligne. Kiyovu rero yagize ngo bya bindi bisanzwe kenshi amakipe yorensa bero ku ruhande ntagakina mu ngufu nyinshi barayoriyanse rero ku ruhande bayikuye muri central defense ruboneka arakurikira umusore wa Kiyovu Sport ashatse kongera kwisubiza muri defense kuko abonye pressure ruboneka itambikaho ikirenge ihita igenda isanga Shaka Jibril Watara ubone umusore Rizimo Biange Arbisha ari winjasi mu place y'Munyaga urumva ko iki kintu cya mbere cyo bayihaga muri match ya championnat cyo gusohora umupira nicyo bayimye kandi abantu bose baranabivuze kimwe mu bintu byagoye APR kuri match y'ubushize nuko ruboneka atayitangiye kubera ko ruboneka he's very athletic numwe mu bakinnyi bafite umwuka bafite imbaraga ntabwo aruha nyine akoresha imbaraga nyinshi arabafasha abona igitego cya mbere igitego cya kabiri nabwo nikosa ku giti cyabo APR yari ifite umupira hari aba center back babiri ubwo yarinjemo Togimere yamaze gukora remplacement batera baro urumva no umupira wavuye kuwitwa Yunus yego yari mu kavuye Kiyovu yari irimo yataka atera long ball umupira wa mbere
uwitwa Mbonyi awukubita squat agiye kukiraringa n'umutwe ari no muri duel nande na rutayizamu uwa kabiri nawe uje agira dute ese nawukinisha umutwe ndawukontorora mu gihe akijijinganye bawumukuyeho rimwe bahita bawutanga bakontorera rimwe umutarama bahita bawuhama amadusi ego iyo baro rero yakinnye neza William Togime yakoresheje ubwenge n'umukinnyi w'umunyabwenge urumva yabonye baro iri mu kirere cyane afenta umudefanseri wari umukurikiye ko agiye kwikina n'umutwe ariko ntiyasimbuka yego none umudefanseri nawe asimbutse iramurenga Togwi ayishyira ku gatuza undi mudefanseri wa Kiyovu araza wari usigaye amurusha ingufu wa proteja baro donc akoresheje ukuboko asa n'utsikamiye umudefanseri amushyiraho umubiri baro ayitanga hirya gatoya kwa Mamadusi nawe umukinnyi yahise aza yiruka ashaka kumwegera ariko Mamadou buriya ni sharpshooter buriya ni kimwe mu bintu ngakondera ka Mamadusi yagira icyo bita sens de but baro yashyize rimwe niba ari ku gatuza iramanuka ikidunda frappe des impoto igitego kiba kigiyemo cyane no kunda bivuga ngo ni no kunda wamanukiye ahita ayishota so bivuga ngo ikintu gikomeye APR yize kuri iriya match ya Kiyovu navuga ngo batari bafite ubushize ikindi mu gutsinda ibitego APR ashaka kubaka cyane mugere muri boxing ugenda itsinda igitego this time ntabwo APR ashaka gukora ibintu byinshi once muri bwegera izamu shoot kuko abakinnyi bose urebye amashoti bagiye baterane po na amashoti aremeye nta tapi nirimo nugufunga agashota ibyo rero bijya gusa n'ibyo bari babonye n'ubundi ku gitego cya Omedi nubwo cyari shoti rikomeye cyane kuko Kiyovu ifite ukuntu yabablokaga ntibemerere kwinjira muri box yayo ni nabyo n'ubundi umutoza yababwiye mureke gukina mukora passe ngo paka tugere muri box hari imbere ya penalty ngo dusunikire mu izamu nubona chance gerageza utere mu izamu so navuga yuko rero nutwo tuntu dutatu ubundi approche mu buryo bwo gutera mu izamu APR yahinduye uburyo bwo gupressinga line ya mbere ya defense ya Kiyovu Sport ntisohora umupira havamo igitego cya mbere ikindi Kiyovu Sport yari ifite nyina ku kantu ka precipitation nk'ikipe ntoya vis-a-vis ya APR bijyanye nuko bari bayitesheje amanota hanyuma APR ari inananiwe hari akazi fatigue gashobora kuba kari mu bakinnyi ba cyane kuko effective ingana ni APR yabicije effective ni ingingo rwose yumvika ariko buriya ubushize bazanye Rivaldo ejo nibwo nabwiraga avaniwe mvuga ni Rivaldo nibyaraje kuri match ya APR ubushize asimbuye agerageza gukora igitego kandi cyafashije Kiyovu ariko uyu mukinnyi nawe ni na kimwe mu bintu byananiranye ko yahindura kuko ni umwe mu badribblers beza pe ni umwe mu bakinnyi bazi gukira igitimari ariko nawe ikibazo cye ngiki arabikora bikaba too much ntahozaho ejo yagiye mu kibuga arabura inde witwa Rivaldo Rivaldo araramuka urumva rero abantu ari igihe bibeshya ngo Kiyovu ngo Rivaldo match arabagoye reka mbabwire ikintu itandukaniro ry'umukino ubanza n'uyu mukino icyambere APR kujya gukina na Kiyovu match ya mbere ntago bari serious nk'iyi match kuko match ya mbere bashyizemo ikikango match ya champion icya kabiri Tarebu n'abasesenguzi be n'abakinnyi baricaye basubiramo match kuko urebye niyo difference yonyine yabayeho guhindura uburyo bw'imikinire bakinniyemo muri stade Amahoro iyi ekipe uburyo ikina baraje bahita bamenasa uburyo bw'imikinire nabo bashiftinga APR binjiranye muri match ya champion urumva nicyo cya kabiri twabonye APR ataranakora impinduka z'abakinnyi bane Tarebu wahita ubonaga igitekerezo cy'icyo ashaka gukina cyangwa se na kimwe rigana tubwiye kwa kwitekerezaho turi bande ubundi kuri uyu mukino paraporo ya resultat ziri chip twagize kwa kunganya kutari ngombwa batangiye kundutaho rega tunibukiranye ko Tarebu yahushije igikombe cya Heroes Cup niyo bavuga ngo nakinnye neza polisi yaragitwaye rero wabonaga abakinnyi bose mentali bari tayari Mamadusi n'aba batogwa ibinje basimbuye rubone kumaze kuba tayari cyane gusa kuri iki kintu cyo twavugaga azagorwa n'iki kintu umutoza ari ingingo no kwenda binagendanye ubwo n'ubuzima Kiyovu Sport binabayemo ejo niwe nawe ndaranganya amaso ndavuga ni ko tubona abana bananiwe bigaragara ko APR yabize ninde ari buterekemo witwa ba play wapi umutoza pa play imikino nk'iya mbere yaramukoresheje ahita amanika avuga ati ariko nge dusoza ariko ga nge ndu highlightinga izi match ebyiri vraiment ko de chapeau kuri Kiyovu nge navuga yuko babaye abaga yarakinnye one
niba groupe ya Kiyovu Sport tuzi uko abakinnyi bababonye abakinnyi bato benshi bakuye mu ntare bashobora kwikamata bakaba bagejeje ubu ngubu turi kuvugana Umunsi wa makumyabiri. Kiyovu byibura muri shampiyona idafite ikibazo cyo kumanuka iri stable imeze neza wenda iby'igikombe tubireke ariko iri muri aya makipe navuga y'amanota ameze ifite 32 Kiyovu Sport ukamuvuga ngo yashoboye gukaba amakipe nka za APR yakuraho inota Kiyovu Sport tukaba tuvuga ngo uyu munsi hano ni ifite meilleure defense yo ni credit bikomeye baba kwereka yuko hari ikintu hubatse vraiment njye navuga yuko niyo bataramversa score ngo bakoremo APR pour moi Kiyovu nkurikije uko yatangiye saison nuko twabitekerezaga ntabwo ari bibi rwose erega buriya Kiyovu Sport ni ikipe nkuru ninde sutabi na squad ibi n'izindi zirabirya zareo zirya bine bitatu so nta njyewe reka mbabwire buriya ikipe yitwa Kiyovu ikipe yitwa Marine ikipe yitwa Gasogi andi ma ekipe ashatse yareberaho kugira ngo ujye udepansa menshi bikunanire no kugira gato gahemba abakinnyi